Hello guys, nizere ko mumeze neza. Ndabasuje ndabifuriza amahoro y'Imana aho muherereye bitewe n'umwe wese ahari. Ndaziko ari bukeye ukije. Nizere ko mumeze neza. Abo bitameze neza no gushima Imana kanasenga cyane kuko ibigeragezo bibaho kugira ngo bigerageze umuntu ukomeye. Kandi ntiwakomera utabonye ibigeragezo. Ntiwasha kugera kure udahuye n'ibigukomeretsa kandi ntiwabasha gutsinda utahuye n'ibikubabaza cyangwa n'ibigutsitaza. So rero guys, ndabashimiye cyane ku rukundo munyereka, uburyo mukunda kuza kunshigikira, mu kureba video zanjye, mu kuzilikinga, mu kuzipartaja, no kuri murabo umugisha. Imana ije ibampera umugisha ukubiye kenshi cyane. So rero uyu munsi narinje kugira ngo tuvugane kuri video mperutse kubaha ibigisha marketplace, ni gute ushobora gukoresha marketplace mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari nayo mpamvu nifashishije ikoranabuhanga kugira ngo buri umwe wese amenye ese niba narageze kuri marketplace nshobora kubona amafaranga gute. Cyari cyane aha ngaha izi nyigisho z'uyu munsi ziri burebe cyane cyane abantu bageze ku followers 10,000. Niba warakwije abantu 10,000, ubu ngubu ndashaka ko tuganira noneho nkubwire ukuntu ushobora kumonetiza account yawe kuri marketplace. Kuko marketplace igusaba ko uba wuje 10,000 hanyuma ukaburi no mu gihugu kiri monetize nkuko nabibabwiye. Mbibutsa ko muri Afrika nta gihugu kiri monetize, cyo kimwe ni muri Burayi harimo ibihugu byinshi bitaramonetize. Kuko i Burayi dufite ibihugu 5 harimo Ubutaliyano, harimo Espagne, harimo Ubudage, harimo Ubufaransa hamwe na UK. Rero ubwo ibyo bihugu 5 nibyo muri no mwanya biri monetize mu Burayi. Hakabamo USA. Abantu benshi bahoze bambaza ko Canada yaba iri monetize, ariko Canada ntabwo iri monetize kuri TikTok. Rero ngerageje kugera kubigisha cyangwa kubasobanurira, no kuvuga ngo winjiye muri TikTok, no kuvuga ngo ushaka kumonetiza account yawe kugira ngo ibe available kuri platform ya marketplace. Kuri marketplace no kuvuga ngo urinjira ukikanda kuri profile yawe, hanyuma ukanze kuri profile yawe utuzamuka ahantu hari utudomo dutatu hejuru kuri kote y'iburyo, hanyuma ugahita uhakanda, bahita bakuzanira balance, bakuzanira my QR code, bakuzanira TikTok Studio, bakuzanira watch historic, hanyuma hakakuzanira offline videos, hanyuma bakakuzanira nanone na transparency. No kuvuga ngo abo ni ku bantu bafite version nshya, abantu baupdatinze account yabo cyangwa ama TikTok ama application yabo. Mujye mwibuka ko buri gihe mu minsi 30 cyangwa buri mezi 2 TikTok updatinga application yayo. Rero ujye making sure ko updatinze application yawe kugira ngo ubashe kuba wagera kure cyangwa wamenya ibintu bishya baba bashyizemo, cyangwa wamenya ukuntu ibintu bigenda bihinduka. Hari ibintu byinshi cyane babongeyemo cyangwa ibyo baba bakuyemo babonye ko bitari interested. So rero iyo umaze gukanda aho hantu uhita ukanda ahantu handitse TikTok Studio. TikTok Studio umaze kwinjiramo, icyo gihe uhita winjira ahanditse ngo Creator Tools. Ku bantu bagifite application za kera, iyo ukinjira muri menu cyangwa muri twa turongo dutatu two hejuru, uhita ubona ahantu handitse Creator Tools, ukamanuka hasi ukabona ahantu handitse ngo Setting and Privacy. Ariko ku muntu gifite option ya kera ahita kanda kuri Creator Tools. Ariko ku bantu bafite version y'uyu munsi, no kuvuga ngo icyo gihe bo bahita bakanda kuri ntoza kuri TikTok Studio. Rero imaze kwinjira kuri TikTok Studio bakwereka analytic no kuvuga ngo na hantu urebera ukuntu account yawe igenda izamuka. Kuri abantu bashaka kureba ama views, bakeneye kumenya mbega nabona gute ko nakwije ama views 100,000, cyangwa nabona gute ama views mbona, ama likes mbona, aba followers mbona kuri video yose nshyiraho, ibintu bisa n'ibyo. No kuvuga ngo icyo gihe mpereye wenda kuri icyo ngicyo uhita ubona ahantu handitse analytics, ugahita ukanda ahantu handitse ngo view all. Iyo ukonze kuri view all bahita bakwereka muri 7 days ama views wagize, bakakwereka iminsi 28 iminsi wagize, abantu wagize ama views cyangwa ama likes, ama comment, ama shares wagize, total views wakoze nawe ubwawe urimo kureba video zitandukanye z'abandi bantu, hanyuma bakongera bakakwereka mu minsi 60. Mbibutsa ko
kugira ngo ube monetize no kuvuga ngo babara iminsi 60 uvuye ku munsi uriho urimo kureba usubiye inyuma. No kuvuga ngo niyo mpamvu niyo ugiye gucustomizinga kugira ngo urebe video washyizeho mu mezi anashize ntabwo izo bazibara, ahubwo babara ama views yaba yaragiye kuri izo video ariko bakayabara mu minsi 60 gusa. Abantu bahora bibeshya ko wenda babara mu minsi 30 gusa, ntabwo ari byo, ahubwo babara mu minsi 60. Rero icyo gihe uhita ukanda rero ukabona abantu ufite cyangwa ama views wagize mu minsi 60. Ari nayo mpamvu ugiye kureba ngewe mu minsi 60 nagize ama views 97,000. Bivuze ngo ndabura 3,000 byonyine kugira ngo mbashe kuzuza condition yo kugira ngo account yanjye ibe monetize. Kugira ngo rero nanone umenye ko account yawe iri monetize, uhita usubira inyuma ukagaruka handi kuri Creator Tools. No kuvuga ngo hejuru hari analytic, niho nabanje kubabwira, ariko munsi handitseho monetization cyangwa monetization. Iyi monetization rero kugira ngo umenye ko uri monetize hariho option usanga ufite, ariko iyo utari monetize izi option zose ntabwo ubuzifite. No kuvuga ngo hatangira subscription, hagakurikira live gift, hagakurikira video gift, hagakurikira creator place, mini creator marketplace, hagakurikira work with the artist, hanyuma hagakurikira creator rewards program. No kuvuga ngo izo programme zose ugomba kuba uzifite iyo uri mu gihugu kiri monetize. Iyo uri mu gihugu kitari monetize ntabwo izo programme zose ubasha kuzibona. Icyo nshatse kuvuga ni iki: iyo uri mu gihugu kitari monetize, ikintu ubona subscription, ukabona live gift, ukabona na video gift zonyine uko ari 3. Ariko mu gihe usanzeho 6 no kuvuga ko ubasha kubona ko igihugu urimo cyangwa account yawe ya TikTok iri monetize. Rero bivuze ngo iyo rero umaze kuba monetize cyangwa warujuje aba followers 10,000, icyo gihe uhituza hano nashaka kubigisha ukuntu ubasha gukora cyangwa ku applyinga muri marketplace. Muri marketplace uhituza ugakanda kuri marketplace, hanyuma mara gukanda kuri marketplace igahita ifunguka, ukayactiva cyangwa ugakora kuri apply. Iyo umaze gukora kuri apply rero hariho ibintu bita biza. Abantu benshi batazi ko TikTok ifite amafaranga, ari nabyo mpora mbabwira buri munsi cyane. Iyo umaze kwinjira muri marketplace bahita bakubwira ngo welcome, bakavuga izina ryawe, then bagahita bakwereka noneho list y'ama company afitanye ubufatanye na TikTok. Haba hari list nini cyane. Uhituza hano unuvuga ngo ukinjira muri marketplace uhita winjira ahantu handitse home, ariko uhituza kuri discover. Kuri discover niho bahita bakwereka ama company rero yose ugascrollinga ukareba izikwenteresa cyangwa izifite amafaranga menshi. Nukuvuga ngo hano urabona izifite ama euro 65, 93, 46, 116, kandi aya nayo bakwishyura kuri video imwe gusa mu gihe bemeye ko mukorana nabo. Rero ikintu ugomba gukora nk'umuntu wamaze kuba monetize cyangwa ufite access kuri account, icyo gihe ugomba applyinga hehe kuri zi company kugira ngo bemere gukorana nawe, ubamamarize binyuze muri content zawe. Icyo gihe ikintu ukora, ndafata nk'urugero twamamaze kuri Profit ni kuvuga ngo niyo ifite ntuza nyinshi cyane, uhita ukandaho. Iyo ukanzeho bahita bakwereka bakwereka profile y'iyo company, ibyo ikora n'ukuntu byase na budget bafite yo kugira ngo bamamaze. Bivuze ngo ugasoma, warangiza gusoma, ubwo icyo gihe bakakwereka na budget, ugahita ukanda kuri apply. Maze gukanda kuri apply, ikintu ugomba gukora ni iki: ugomba gukanda ko account yawe cyangwa wowe uri wemeye kunegosia nabo, wenda niba ushobora kubagabaniriza ku biciro, hanyuma ugakanda kuri negotiation, hanyuma ugashyiramo amayo utekereza ko wabasaba, niba ari 80, niba arangahe, hanyuma munsi ugahita ushyiramo commentaire. Iyi comment ushyiramo no kuvuga ngo nukubabwira impamvu bashobora gucuzinga wowe, kubereka cyangwa kubinterestinga. So nukuvuga ngo hano wowe ikintu ugomba gukora, amakampani abatandukanye, hariho abantu bakubwira hano muri comment baravuga ngo explain why you are proposing this amount. Ni kweri icyo ushaka proposing iyo amount mu gihe wagabanije ibiciro. Ariko mu gihe utagabanije ibiciro, no urugero mu kuvuga ngo wakuyeho kuri negotiation, ikintu bahita bakubwira ngo ahubwo haza akantu banditse akandika ngo pitch. Ni kubera iki wumva ko iyi campaign uyifitinga? Why are you fit in this campaign?
ni kubera iki ufitinga iyi campaign, ni kubera iki wumva ko ugomba kwamamariza, ni ikihe kintu ubemereye cyangwa wakora. Par exemple nshobora kutanandikamo hano navuga ati I am a content creator by professional, for example, by professional, sibyo. Hanyuma ugahita uvuga ati ugashyiramo kama virgule, par exemple I can reach out of 20k of viewers a day. No urugero. So no urugero ndimo gutanga, ntabwo ari ngombwa wandike bino bintu, ushobora kuyesprima mu buryo bwose wumva ushaka nyine bitewe n'ukuntu ushaka kumarketinga ibikorwa byawe cyangwa videos zawe. So hanyuma ibyo iyo birangije bahita bakwereka hano hasi ngo shyiramo byibuze video 3 muri video zawe. Ni ukuvuga ngo ngewe niba nshobora kuba nabona abantu 10,000 kuri video imwe cyangwa 8,000, niba ngo nishyiramo video 3 nshobora kuba postinga par jour, nshobora kuba mbona ama views 24,000, sibyo? No urugero ndimo kubaha. Hanyuma ugahita uza hano ugahitamo video ya mbere, sibyo, ukayikoshaho, ugahitamo iya kabiri, ugahita uza ugahitamo na video ya gatatu. Nukuvuga ngo wowe ureba video cyane cyane za zindi nyine wizeye zifite aba followers benshi ku buryo n'umuntu ayireba kabisa akahita yumva arashidutse. For example nkahita mpitamo izi 3 mubona, hanyuma nkahita nkora ngo next. Iyo nkoze kuri next bahita bambwira ngo nediting iminsi nshaka gukorana nabo, niba ari iminsi 30, niba ari iminsi 60. Ubwo icyo gihe ntabwo ngewe ngomba kuhitamo iminsi irenga 30 kubera ko nubundi ntibaramfata, kuko iyo bamaze kumfata duhita tujya mu kuvugana nabo, then tumaze kuvugana nabo bakambwira uburyo ki twakorana, cyangwa iyo bamaze kunyemerera tukumvikana ukuntu tuzakorana. Ahangaha nshobora kudahindura. Hanyuma hano nkatana nkosha ahari akantu gato gahari kandika ngo if my application is approved I agree to deliver the request content by the expected date in exchange for the proposed payment listed above. Birumvikana ugahita uhakanda, hanyuma ugahita ukanda kuri apply. Iyo applyinze rero bahita bikwereka, hanyuma bagahita kugira ngo viewing detail y'ibyo applyinze, bagahita kwereka ko ntuza applyinze iri ipendinze. Icyo gihe rero usubiye inyuma no kuvuga ngo bakubwira ngo wait response, no kuvuga ngo urategereza igisubizo. No kuvuga ngo rero hari ama company agusubiza sur place iyo bakwemereye, hari n'ama company atagusubiza sur place, no kuvuga ngo babanza kujya kwiga case yawe then bakabona kuzagusubiza, ariko ntabwo bijya birenza icyumweru bataragusubiza. Bivuze ngo uhita usubira inyuma noneho ukaza ukongera ugakanda kuri ya marketplace creator, ugahita ubona ahantu maze kwapplyinga. Ushobora kwapplyinga kuri company zirenga 20 cyangwa 10. No kuvuga ngo ngewe uko murimo kubibona na applyinze kuri company 8, 2 muri zo zara closinze deal. So rero no kuvuga ngo iyo collaborating ikirimo hano barabikwereka, bakakwerekana yuko yabaye complete, no kuvuga ngo bakakwereka neza yabaye closed. No kuvuga ngo iyo deal mwakoranye yarangiye, iyo bikoze biterwa n'ukuntu mwumvikanye, iyo birangiye ubwo nyine ihita uvamo. So nuko rero marketplace ikora, nuko ushobora kwapplyinga ku muntu wese umaze kuba monetize. Aho nashatse kunyuzamo kano kantu kugira ngo nigisha abantu, no kuvuga ngo chaque edition nzajya ngeraho nzajya ngenda mbashakira proof y'ukuntu ugomba no kubikora, y'ukuntu ugomba no kwapplyinga, kugira ngo abantu bamaze kubona izo requirement mubashe kubigeraho byoroshye cyane. So rero guys, nizere ko mwabikunze cyane cyangwa byabashimishije. Icyo gihe ushobora kuhita uza ugakanda hano ukareba izipendinze buri kimwe cyose ukabibona, then ukabasha kumenya nuko ugomba kubikora. Rero guys, ndabakunda cyane, ndabashimiye, ndizera ko mwishimye ku bantu bamaze kuba monetize cyangwa bataramonetize bari hafi kuba monetize. Icyo bigusaba gusa kugira ngo ube
ubashe kwa applyinga kuri iyi marketplace, nuko uri mu gihugu kiri monetize kandi no kuba wujuje aba followers ibihumbi 10. Ni na mpamvu iyo uje ibihumbi 10 uri mu gihugu kiri monetize bahita bakubwira ngo congratulations, now you are eligible kuri marketplace. Thank you cyane. Shimira abantu mukunda video zanjye kandi ndabasaba ko mwazajya muzipartaja. Mujye muzipartaja video zanjye zigere ku bandi bantu. Niba koko ibyo nkubwira byaragushimishije, niba ibyo nkubwira bigufitiye akamaro, niba bikugira inyungu cyangwa haracyo bikungura, gerageza upartaje iyi video igere kure. Hanyuma ikindi kintu nacyo unayiripostinga niba ntacyo bigutwaye muri video zawe cyangwa kuri page yawe. Thank you so much, ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.